turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro Imana bane namwe, kandi Uwiteka akomeze kubaha umugisha uburyo mukomeje kudukurikirana n'uburyo mukomeje gukora kunzogera kugira ngo inyigisho zacu zijye zikugeraho vuba, kandi uburyo ukomeje kuduha comment nabyo turabigushimira. Tugushimiye uburyo ufata umwanya wo kutwumva, ufata umwanya wo kureba inyigisho zacu. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Reka suza abakarovari abo dusengana, akasuza abantu bakurikirana ikamba Karovari TV, aho muri mwese Imana ibaha umugisha, abadutera inkunga, abadushyigikira kugira ngo izi nyigisho ziboneke, mwese Imana ibaha umugisha. Abadusengera kandi mwese abo tubana ku magroupe, ndabashoje mu izina rya Yesu. Mwese aho muri hose, Imana y'amahoro ibamera umugisha. Na wundi ni Reverend Pastor Steven nkuko bisanzwe. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu, ngusabye imbaraga n'amavuta bizewe kuri njyewe n'umuntu wese urukungurikirana. Ngusabye imbaraga n'amavuta ku muntu wese ufunguye icano, mugirire neza, umukomeze, umushigikire, kandi ubwiza bw'Imana bugaragare kuri we mu izina rya Yesu. Amen. Nanone ndagushimiye uburyo ukomeje gufata umwanya wawe ukawuduha. Imana yongeye kutugirira neza, tubonye umwanya wo guhagarara imbere yanyu. Gifite ijambo ry'Imana, Imana yaduhaye uyu munsi wa none, inyito cyangwa se umutwe w'ijambo twawise ngo imbaraga zigukura mu kibazo. Yesu ashimwe cyane. Mwuka w'Imana yambwiye ngo nze ngubwire ngo habonetse imbaraga zigukura mu kibazo. Mu by'ukuri abantu bazi ko utazakivamo, abantu bazi ko byarangiye, ariko hari izindi imbaraga zije, kandi zije abantu batabizi. Gusa bagiye kukubona wavuye aho waruri ujya mu gisubizo. Yesu ashimwe cyane. Reka rero dusome ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe, ni Yohana ibice 5 murongo waho wa mbere, turamanuka tuganira amagambo y'Imana. Biravuze ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu, kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi. Haleluya. Mu ruheburayo cyitwa Betisida, cyariho amabaraza 5. Buri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi, ibirema, abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahindura amazi, nuko umuntu wabanzaga kujyamo cyangwa se kutangamo abandi. Aleluya. Amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye. Imana tugirire neza. Iki ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo kidasanzwe. 5, hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Mbese izi mbaraga urazakiye zifate mu izina rya Yesu. Akira imbaraga zigukura mu kibazo, akira imbaraga zikubakira urugo, akira imbaraga zituma akazi ko wabuze ukabona. Izo ni imbaraga z'umwuka wera. Reka ngubwire, hari amavuta ari mu mbaraga z'umwuka wera zigusunika, zigushyira mu cyerekezo cyawe. Ni amagambo tugiye kuganiraho. Yesu ashimwe cyane. Ndaza kukubwira ibitangaza bibiri Yesu akora, kandi ibitangaza iyo bibaye ku muntu amateka arahinduka. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya arabyuka, arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Mva imbaraga. Aleluya. Ubwo hari umunsi w'isabato, nuko Abayuda babwira ukijijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko niyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati, uwanyijije niwe wambwiye ati, ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Ariko uwanyijije ntiyamenya uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye, kandi hari abantu benshi. Umva ntabwo yari kumumenya. Hanyuma y'ibyo Yesu abona mu rusengero. Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ati, dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha,
utazabona ishano riruta irya mbere. Uwo muntu aragenda abwira abayuda yuko ari Yesu wamukijije. Nicyo cyatumaga abayuda bashaka kurenganya Yesu, kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato. Ariko arabasubiza ati, Data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Nicyo cyatumye abayuda barushaho gushaka kumwica, kuko uretse kuzirura isabato gusa, ahubwo akora yiyita Imana ko ari se bwite, akigereranya nayo. Imana itugirire neza. Aya magambo niyo tugiye kuvugaho. Twahereye ku murongo wa mbere, turimo dusoma aya magambo, cyangwa ndiho nyategura. Umwuka yambwiye ibintu bitatu ndatangara. Umwuka yambwiye ngo mbese hari umunsi n'umwe Imana itakoraho igitangaza. Umwuka yambwiye ngo mbese hari inzira n'imwe ntanyuramo njya gukora igitangaza. Umwuka yambwira ngo mbese iyo nje gukora hari umuntu wantanga imbere. Ndavuga ngo ntawe Data, ntawe. Ndabizi warahombye, ndabizi kampani yawe yarahombye, ndabizi usa nkaho uri mu kibazo gikomeye, ariko ndakubwira ngo humura. Aho hantu urahatinze, utinze muri icyo kibazo, utinze muri urwo rugo umugabo ntahari, utinze muri urwo rugo, utinzemo kubyara, umaze igihe. Ariko Yesu arambwiye ngo ubwire ngo imbaraga yohereje ku buzima bwawe zigiye gukora igitangaza. Utinze gushaka abantu barakwikomye, hari ahantu utinze, kandi aho hantu wahaririye nabi, wahambariye nabi, izuba ryarahagusanze riragukubita. Kandi warasenze, wagiye Kanyare, wagiye mu mazi, ariko igisubizo ntacyo ufite. Ariko hari imbaraga zimanutse gukura mu kibazo. Asa guha umugisha. Bana ikugirire neza, komera, shikama. Habeho naho abantu batagushigikira, Imana izagushigikira. Wikwivovota gusa, komeza wihangana. Bana ikugirire neza. Hanyuma y'ibyo rero Yesu aramanuka. Birivuze ngo hanyuma y'ibyo haba hari ibyabanje, kandi ibyabanje hari igihe rimwe na rimwe bibera abandi byiza, we bikakubera bibi. Ngo nuko rero Yesu amanutse akigenda, ngo anyura ahantu ku kidendezi. Ahageze asanga abantu benshi, ariko hari umuntu uhamaze igihe. Reka ngubwire, iyo umuntu agifite umurwaza abona azakira, iyo umuntu agifite umusura abona biri gucamo. Ariko hari ahantu umuntu agera akabura umurwaza, hari ahantu umuntu agera akabura umuntu umusura, hari ahantu umuntu agera telefone yawe irimo abantu 1000 akabura n'umuntu n'umuguhamagara. Uciriga umunsi wose uri mu rugo ntagira umuntu uguhamagara, uciriga umunsi wose akena SMS, ukabona SMS za MTN gusa zikwibutsa, ariko nugira umuntu uguhamagara. Icyo ni ikidendezi wicayeho. Buri wese agira ikidendezi cye, wigana n'abantu bakabona akazi. Aho kuri ku kidendezi, iyo umuntu ari ku kidendezi niyo yaba ari mwiza ntabona umugabo, ariko hari imbaraga zigukuye ku kidendezi. Cyaba icy'abarozi, cyaba icy'ubusiribateri, cyaba icy'ubugumba, cyaba icyo gutinda guheka, icyo gutinda kubona inzu, icyo gutinda kubona ibyangombwa. Ikidendezi cyose wicayeho mwene datungurikira, akira kukivaho mu izina rya Yesu. Haleluya, lesalamenikota. Hari ikidendezi dushyirwaho n'abantu, dushyirwaho n'imiryango, dushyirwaho n'akavukire, dushyirwaho n'abarasira berevo abafite uburenganzira ku buzima bwacu. Hari ikidendezi ushyirwaho n'ubukene, hari ikidendezi reka ngubwire, hari kariti utaturamo, hari kariti utajya gushakamo inzu bitewe n'ubuzima ubayemo. Ariko hari imbaraga za Yesu, ariko hari imbaraga z'Umwuka Wera, hari imbaraga Imana imbwiye, izo mbaraga zikumanukiyeho zije kugutabara. Yo haleluya. Reka ngubwire mwene da, ukomera. Biragoye, ntabwo byoroshye guhamya Yesu waburaye, guhamya Yesu wabwiriwe, guhamya Yesu uri mu bukonde, guhamya Yesu uri muri piriyave. Ariko biroroshe cyane kumenya imbaraga z'ubukorera, kumenya imbaraga ziyazuye Lazaro, kumenya imbaraga ziyazuye umwana wa Yayiro, kumenya imbaraga zatumye uvuka. Kwemera ukaharanira uwo mwami.
Imana iguha umugisha. Ndafashijwe cyane nanjye ubwanjye kuko ndumva Umwuka ambwira ngo ni impumure. Imana izangirira neza kuko n'ubundi ngeze uyu munsi kuberayo, nawe ugeze uyu munsi kuberayo. Wanyemereye guhereza Imana icyubahiro. Icyubahiro ni cy'Imana. Emerera ukomere nubwo utinze kubona akazi. Emerera ukomere nubwo utinze kubona umugabo. Abize abantu barirwa bakuvuga ariko ni ikidendezi nyine, kandi nta wundi muntu wakigukuraho atari Kristo Yesu. Ngo nuko hari abanyunyutse, hari abarebare, hari abarwaye amaso, hari abafite ubumuga, hari abafite ibibazo bitandukanye, ngo bose bategerezaga ko marayika iyo yazaga. Ntabwo bamya igihe yaziraga. Hari igihe yazaga wasinziye, hari igihe yazaga ukumanura mu mazi yagiye, hari igihe yazaga abantu bakurambiwe, hari igihe ugera hano abantu bakakurambirwa, hari igihe ugera hano umuntu unubwiye ikibazo, n'umuntu uhamagaye kuri telefone yawe agahita gukupa, nuko utakubwira ngo ari mu nama ukarabiza ugiye kumubwira ibibazo. Imana igufashe kugirire neza. Hari igihe wandikira message umuntu kugira ngo agusubize, akubwira ngo urinde ko ntakumenye, cyangwa wihangana nyine nuko bigenda. Hari igihe wandikira umuntu message wenda unamubwira ko wabo bagize ikibazo, ariko kuko asanzwe azi message zawe ko ari ibibazo gusa ntanagusubize, kandi mu by'ukuri mama we yitabye Imana nibyo bamubwiraga. Barabizi ko uri umunyabibazo nyine, barabizi ko ari uhora mu bukene, barabizi ko ari wowe usabiriza, ariko muzaniye ijambo, muzaniye inkuru nziza ikubwira ngo hari imbaraga zimanutse ku buzima bwawe kugira ngo uve muri icyo kidendezi, uve kuri icyo kidendezi. Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko kuri iryo baraza hari abarwayi benshi. Urabizi iyo abantu ari benshi bafite ibibazo, uretse abashaka ko kari busubizwa. Ngo ariko Yesu yahageze ntabwo arobanura ku butoni. Kambabwire uko uriya muntu yahamaze iriya myaka, abandi barazaga bagakira bakagenda, abandi bagakira bakamusiga. Tugira ngo imyaka 38 yahamaze kuko marayika Imana atazaga, yarazaga sha 38 se nuyimaze. Hari ubwo urashaka se nasa rwo bakoresheje gusenga, ubwo se wo hepfo iwanyu ntiyakoze mariage, ubwo se rwo iwanyu ntiyakoze mariage, nuko usagukiza akurusha gukizwa. Ariko hari Imana ikurindiriye aho ngaho, kuko ibyawe bitandukanye n'iby'abandi. Niyo mpamvu utarongowe vuba. Reka ngubwire, gutinda kurongorwa ntabwo bivuze kutazarongorwa, gutinda kubyara ntibivuze kutazabyara. Yesu nubwo atinda kuza bivuze ko atazaza. Uhumura, ahubwo ibyawe ntabwo bisanzwe. Ntabwo navuga ibiro bya mariage yawe cyangwa se igitanda cya mariage yawe ntabwo gisanzwe, kubera ko Imana yararebye isanga nigukorera ubukwe itarabakusanya bose batazemera imbaraga z'umusaraba. Yesu ashimwe cyane. Reka ngo mbwire kano kantu. Umunsi umwe sinzi niba utu dusimba mutuzi, ariko ndagerageza kudusobanura. Ingona iba mu mazi, noneho agakima n'ingende iba mu ishyamba. Rero ingende yabaga mu ishyamba n'ingona iba mu mazi. Noneho aho amazi yarangiriraga naho ishyamba ryatangiriraga. Noneho ingende yifuza kujya ku mazi, ariko yari ikeneye kota akazuba, yifuza kujya ku mwaro. Noneho n'ingona nayo yifuza kuza ku mwaro kugira ngo yote izuba. Noneho umunsi umwe rero ingona isengera kuza hehe? Ku mwaro. Ingende nayo isengera kuza ku mwaro, biza kuhahurira. Bihahuriye biraganira, biganiye ingende ibyira ingona ati ariko se uba mwahari amazi? Iti mbega ahantu heza, ngemba muri iri shyamba imvura yaranyishe. Undi ati nawe se uba muri iri shyamba? Ati yeye. Ariko uko bagenda baganira noneho babishuti. Umunsi umwe rero ingona ibyira ingende ati buriya rero uzasure, ariko se ntabwo nzi koga. Ndarambwira ati humura nzagushyira ku mugongo ngo utware. Reka ngubwire mwene data, hari imbaraga zo kugushyira ku mugongo. Nubwo abantu baguteza iminsi, nubwo abantu ariko kubura inshuti na Yesu ubundi hari ibintu bidacudika. Ariko ingende n'inkona naho byakagombye guhurira. Abantu barabizi barakuroze, barakuzinze, baguterekereyeho, ariko hari imbaraga zimanutse guza n'igitangaza cya haleluya. Hari imbaraga zimanutse kugira ngo zikwambutse. Umunsi bemeranyije, ingende yaraje ijya ku mugongo w'inkona. Ingona irayitwara ijya kuyitembereza.
reka ngubwire hari imbaraga zigiye kugutembereza, hari imbaraga zigiye gutuma ubona umugabo bitakugoye, hari imbaraga zigiye kukubakira, hari zigiye gukura kuri icyo gisuzuguriro, hari imbaraga zigiye gutuma iryo deni rirangira, hari imbaraga zigiye gukura iyo cyamunara, hari imbaraga zigiye kukuzamura, hari imbaraga z'Imana zimanutse ku buzima bwawe, hari imbaraga za Yesu, hari imbaraga za Mwuka Wera zigukuye aho bagushize. Ingenda n'inkona bibishuti kandi bikomeza kwaguka mu buryo budasanzwe. Reka ngubwire mwene data, iki jambo ryambwiye ngo kandi hariho umuntu ufite indwara imyaka 38. Ntabwo nzi igihe umaranye iyo ndwara, ntabwo nzi umara igihe mu bukode, ariko hejuru y'ubwo bukode hari amavuta adasanzwe, hari imbaraga z'Imana. Imbere gatoya ugiye kubona igitangaza, imbere gatoya ugiye kwakira presence y'Imana, imbere gatoya hari imigisha Yesu yaguteganyirije, imbere gatoya hari ukongera guhabwa. Reka ngubwire nanone bino bintu bibiri, hari ibitangaza bibiri bitandukanye. Reka ngubwire, hari igitangaza kijojoba, hari n'igitangaza cyumutse. Ntabwo nyumvise. Hari igitangaza kijojo, hari n'igitangaza cyumutse. Bano bantu bose bari barwariye ahantu, kandi kugira ngo bakire babanza kujya mu mazi, kandi ayo mazi iyo bayavagamo bagendaga bajojobaho, aho bakandagiraga amazi yarahasigaraga, aho bakandagiraga hasigaraga ibimenyetso bigaragaza ko bakijijwe n'amazi. Marika y'Imana ho yabasanze. Ariko hari igitangaza cya kubera ukuntu wihanganye kitazajojoba, hari igitangaza Imana igiye gukorera kitazigira cyerekanwa aho wakandagiye, kuko n'ubundi aho wanyuze barahazi, imyambaro wambara barayizi. Reka Imana guhindura umwambaro ntibazamenya aho wanyuraga. Haleluya. Yesu ahageze ngo abyire umuntu ngo ikore buri bwawe ugende, undi arashidikanya. Haramubwira tumva yewe maze imyaka 38 ni gutyo babwirije, ni gutyo bahanuye, barambwira ngo Imana inkoreye ubukwe, nawe uje kongera muri ibyo uri murankomeretsa. Barambwiye ngo Imana iranyubakiye, nabyo nabonye. Barambwiye ngo Imana impaye visa, nabyo nabonye. Reka ngubwire, wipinga akira igitangaza cyawe, wipinga akira ikimenyetso cy'ibyiza, wipinga nubwo umaze igihe, nubwo umaze iminsi, nubwo umaze iminsi ukakaye, mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana, mu izina ry'ishobora byose, akira igitangaza cyawe uko cyaba kingana kose. Ngo Yesu aramubwira ngo ikore buri bwawe ugende. Urashaka gukorera iki? Ati wishinyagurira. 38 irarangiye, urashaka ngukiza? Wishinyagurira. Kubera yari afite ibikomere by'igihe yaratinze hariya, ufite ibikomere by'amagambo, ufite ibikomere by'abo mwakundanye baragusiga, ufite ibikomere by'abo munsi yawe bashatse, ufite ibikomere by'abo mwiganye babonye akazi, ufite ibikomere by'abo mwasenganye batabawe, ufite ibikomere by'abantu. Ariko humura, aho abantu bagukomereteje, aho bageze bakuvuga, ni naho Imana igiye kugera ikwamamaza. Umva nyumva neza, aho bamanitse amatangazo bagusebya, aho bamanitse amatangazo bakuvuga ibyo bashaka, naho Imana igiye kuyamanurira nawe kuzamura. Esikariye banyuzeho bagusebya, naho bagiye kunyuraho bavuga ineza y'Imana ku buzima bwawe. Kubera iki? Kubera kwihangana kwawe, kubera ko imbaraga z'igitangaza ziramanutse. Iri jambo nakubwiye ngo ni imbaraga z'igitangaza zije ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane, zije kukubatura mu kibazo. Imbaraga z'Umwuka Wera iyo zamanutse, nta kintu na kimwe cyabasha kutakunda. Humura, humura we urira, humura we uremerewe, we wabuze ibitotsi, wowe uri kubona mu rugo stress, wowe uri kubona abana bawe bitavamo, wowe uri kubona kwiga bigoye, wowe uri kubona urugo rwawe rumeze nkaho rugeze ku marembera. Humura, ntabwo rugisenyitse, kuko hari imbaraga z'Imana. Kangubwire bene data, Yesu ashimwe cyane. Kangubwire kano kantu, ndagira ngo mbwire umuntu unyumva kandi wumva ubuhamya ngiye kuvugaho gatoya. Iyi Imana igiye kuza irabanza ikohereza imbaraga z'abadayimoni, irakareka zikatugeraho. Hari ibintu bijya bitugeraho kugira ngo Satani amanze kudupima rebe. Ejo bundi ahangaha hari umuntu twasenganye, yari afite ikibazo gikomeye, amaze kwiyemeza kujya mu bapfumu. Noneho dusenze, ndamubwira ngo wijya mu bapfumu kuko aho ngaho bikomereye,
n'Imana igiye gutabarira. Nkamubwira ngo ntabwo Imana iza gukuraho Penina udahari, ahubwo Yesu aza gukuraho Penina, kandi akazi ka Penina ni ukukwirirwa kuvuga. Ndamukomeza, mukomeje, umugabo we yari yaragiye, yaramubwiye ngo ntabwo azagaruka. Ariko nijoro Imana ibuza amahoro umugabo, aho yari aryamye Imana amubwira ngo hasihi iwawe, taha iwawe. Ejo mu gitondo yambwiye ngo umugabo yahagarutse. Ndamubwira ngo ubu ujya mu bapfumu wari kuzadiringa n'Imana gute? Ariko Imana iguha umugisha kutagiye mu bapfumu, Imana iguha umugisha ko wihanganye, komeza wihangana. Nagiye ngubwire ngo hari igitangaza gikozwe na Yesu, hari igikozwe na marayika. Igikozwe na marayika kirajojoba, igikozwe na marayika kigenda nyine mu nzira abantu bakibona, kuko aho ukandagiye hasigara amazi. Ariko igikozwe na Yesu kiba cyumutse. Iyo marayika y'Imana yazaga agakiza umuntu n'amazi ungu wageragamo bwa mbere, ntabwo Yesu kugukiza bisaba kumanuka mu mazi, ntabwo Yesu kugukiza bisaba kujya ahandi ahantu hariho hose, bisaba kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe kandi ubugingo bwawe. Nuko ngo marayika y'Imana ngo yazaga rimwe na rimwe, ikibazo kigakemuka. Yesu rero aza yigendera, ari kumwe n'abandi bantu, ngo hageze aramubwira ngo ikore buri bwawe gende. Ndetse ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka, buri bwa nabwikorera dore ko nabaye. Atangira kumubwira iminsi amaze mu kibazo, ntukavuge igihe umaze mu kibazo, ntukabwira umuntu igihe umaze utarashaka, ntukabwira umuntu igihe umaze utarabona akazi. Wowe yabwira Yesu wenyine, kuko ni wowe wenyine ufite igisubizo cy'ikibazo cyawe. Harangije Yesu aramubwira ngo ikore buri bwawe ugende. Hari abantu rero bashinzwe kumenya ko batababa, ngo arangije ngo arazinga, ariko umva azinga karago. Imana ishimwe, arazinga, amaze kuzinga ashira ku mutwe. Haleluya. Igihe ari kugenda ahura n'abantu baramubwira ati umva, kwisabato ni gute wikorera uburiri, kwisabato ni gute uhaguruka. Ndababwira ati se maze imyaka ingahe ndi hano, ni gute wambwira ngo isabato? Va mu isabato, nahuye na nyiri isabato, va mu isabato, Yesu nabonanye nawe. Ariko mu by'ukuri ntabwo aramumenya neza, kuko ngo abantu bari benshi. Yesu ashimwe cyane. Ariko igifatika nuko igitangaza Yesu yamukoreye kitajojobye, ahubwo cyari cyumutse. Akiri igitangaza cyumutse mu izina rya Yesu, akiri ubukwe bw'umutse, akiri urugo rw'umugisha. Aho gutinda mu busiribateri, ukihutira mu rugo rurimo amazi, wakomeza ukihanganira mu busiribateri ukajya mu rugo rw'umutse. Aho gutinda, haleluya, usengera umugabo ngo ahinduke mu bantu, watinda usaba Imana umugabo uvuye ku Mana, kuko hari igihe wasenga nahinduke, ariko kwihangana kwawe ukaguha umugabo uvuye ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Habizi ntabwo byoroshye, wambwira ngo nta kibazo ngo namubonye. Reka ngubwire, yakubihira ukavuga ngo ndicujije kubera ko watanze Imana imbere. Umugabo utavuye ku Mana arabiha, umugabo utavuye ku Mana arabiha. Inzu itavuye ku Mana uyijyamo ntusinzira, inzu itavuye ku Mana urwara umutwe. Umva, ikintu cyose kitavuye ku Mana nta burinzi kigira. Ariko umugabo uvuye ku Mana yo ni sheri shushu, murye ibyo muriye byose mugashima Uwiteka. Ihangane ngo ubwo yikoreye ngo byagenda, ubuhamya bugenda buboneka. Reka ngubwire, imbaraga z'Imana ziye kumanukiyeho, zigukuye kuri cyo kidendezi, ziragucijije kandi ugiye gutambuka aho utatambukaga. Ngo aragenda, ngo imbere gatoya rero ngo baramubaza, arabasubiza. Igihe nicyari hari amasabata nk'ayanyuriyeho, ko na numwe wagiriye imbabazi. Baragije bagerageza kumupfobya no kumusuzuguza, haga ngo njyewe wanyishije, yambwiye ngo nikore buri bwanjye ngende, nta mpamvu yo kunsubiza inyuma, ngenda akomeje imbere. Suko yakiza. Na hamwe biri tubwira ngo yagiye mu mazi. Nyiri igisubizo ari yahageze, akira igisubizo mu izina rya Yesu. Kampani rahombye, akira kampani nzima. Urugo rwawe ni stress, akira urugo ruzima, akira guhinduka. Urahombye ucuruza, cyamuna ari guhagaze hejuru, akira amafaranga mu izina rya Yesu Kristo. Akira akazi, akira kubyara, akira guheka, akira amahoro, akira gukira indwara mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Akira igitangaza cyawe
kandi igitangaza cyawe kije cyumutse. Reka ngwereke kano gatambara kanje muri kukabona, urabona ko hano haranduye. Bwana sifiwe. Ubu ngubu ushaka kugira ngo hano hantu hase neza birasaba kuhamesa. Namara kuhamesa nkanika, namara kwanika ngagatera ipasi. Hari igihe Imana ikumesa, hari igihe Imana ikwanika, yarangiza ikagucishaho n'ipasi ikaguha umurongo. Iyo iguhaye umurongo rero nta muntu wagukuramo. Impamvu ubona abantu badakomeye nuko batagize umurongo Imana yabahaye. Buriya kangubwire, iyo umuntu afite umurongo ahagazeho Yesu yamuhaye nta muntu wawumukuraho. Nzabagabo n'abagore bakomeye kuko bahagaze ku murongo Yesu yabasizeho. Natwe ubwacu turakomeye, dukomeye mu gakiza kuko hari umurongo Yesu yadusize. Ntugire ngo ibibazo nuko bidahari, birahari, ahubwo nuko tuzukiye muri ibibazo. Ikidendezi cyanje n'icyayo biratandukanye. Buri wese agira ikidendezi cye, buri wese agira ikibazo cye, ari kubikemura n'umwe. Niba ari Yesu wenyine rero ukemura ibibazo, reka bare duhanga amaso. Yesu ashimwe cyane. Urumva bimeze gute? Umaze ikintu ari ku kidendezi, wari wihebye, wari umaze kwiganyira, wumva gutazongera kubona ku mafaranga, wumva gutazabona inzu mu mujyi wa Kigali, wumva gutazatura aho ngaho utuye, wumva Imana itazagutabara. Humura, imbaraga zigutabara zirabonetse, imbaraga zikura umusozi zirabonetse, imbaraga zigukiza kandi zirabonetse, imbaraga zituma wongera kuba umuntu zirabonetse, imbaraga zigukiza imitongere ya so na nyoko zirabonetse, imbaraga zigukiza amagambo ya shangazo zirabonetse. Izo ni imbaraga za Yesu, nizo zigeze ku buzima bwawe, izo zigeze ku rugo rwawe. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo soze dusenge Imana. Ntabwo nzi icyifuzo ufite, ariko ndagira ngo ubwire, uraza kubona numero yanjye aho ngaho munsi, uyifate umpamagare, wohereze message, kanda kuri iyo nzogera kugira ngo inyigisho yanjye ijye ikugeraho. Yesu ashimwe cyane. Ndimo ndabategurira ubuhamya kubera ko nzi neza ko nanjye aho Imana yankuye harakomeye. Ubuhamya bwanjye nzabuguha kubyira ukuntu Imana yankuye mu byaha, yankuye mu kabari, mubyira uburyo nari narateretse imisatsi ku mutwe, ariko ibyo byose Imana ikabikuraho. Yesu ashimwe cyane. Rero ni byiza ko dusengerana. Iyo nomero yimamagareho ni yanjye, nta protocol, uzahita umbona nzata nkwitaba. Dusengana Imana. Iri kuri WhatsApp, nyandikira dusengana Imana. Ntacyo bigutwaye, nta kiguzi, ariko nge nawe dufatanye twinginga Imana. Ahari kuri akwarira umuntu cyo ndi muntu zikavuga. Ahari abantu bagusiga mu kibazo bagasanga hari imbaraga zagukuye mu cyo kibazo, nizo mbaraga ndi kukubwira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngo hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ati dore ubaye muzima. Reka ngubwire, Yesu kukubona egari kongera guhabwa ubuzima, kugarukira Yesu kongera kuba muzima. Bagira ngo se iri barazi ryari ryoroshye, ariko Yesu yahageze ibintu biratungana. Kangubwire, igitangaza gikozwe na Yesu kiravuga. Igikozwe na Yesu nta muntu ukitambika. Ndagira ngo ubwire ngo komera. Eka dusoze aya materaniro yacu, Imana yaguhere mu mugisha. Uko ufashe umwanya wo kutureba, Imana igira icyo ikora ku buzima bwawe, nayo Imana ireba ikibazo cyawe. Uko ufashe umwanya wo gufatira inyigisho ukayisharinga n'undi muntu, ubwo ukoze kuri iyo nzogera, ukabukoze kuri ako kantu, Imana iguha umugisha. Kandi ubwo uduhaye ibitekerezo comment, Imana iguha umugisha. Kubw'ibyifuzo byawe rero, Imana iguha umugisha. Tugiye gusengera ibintu bibiri. Tugiye gusengera urubyiruko. Imana yambwiye ngo sengera urubyiruko. Imana iruhereza urugo ruzima. Imana iguha urugo ruzima, atari urugo rwo guhuza ku ngeke. Hari abasore Imana ifite bakijijwe, hari abakobwa Imana ifite bakijijwe. Muri abo basore bakijijwe, Imana iguhe mu wawe. Muri abo bakobwa bakijijwe, Imana iguhe mu wawe. Ngiye gusenga icyifuzo cya kabiri, urubyaro. Hari abantu batinze kubyara, hari abantu batinze gushira ku mugongo, batinze gutwita, ubashyire ku mugongo. Ngiye kugusengera, ngiye gusengera ibintu bibiri: urubyiruko gushaka ku muhungu cyangwa umukobwa. Nanone ngiye gusengera urubyaro, nzagaruka sengera ibindi. Yesu ashimwe cyane. Ndabizi ko ahantu utuye n'ahantu wavukiye bibaza ku mateka yawe. Utinze gushaka, utinze kubyara, bino bintu birababaza. Impamvu ngiye kubisengera,
kandi ndabizi ko Uwiteka agiye kumfasha kuko yamukuye ku kidendezi 38 ayimazeho yarayihanganiye yarababajwe izuba ryari ryinshi Yesu akahagera Yesu ntayobe akamenya inzira reka ngubwire ntabwo umugisha wawe uzayoba ntabwo mariage yawe izayoba ntabwo inzu yawe izayoba oya uko wahuye n'ibibazo bitigeze biyobera abandi nako ibisubizo bitazayoba ni wowe bizageraho erega ntabwo ikinezeza Yesu nukubona nawe uri mu bisubizo gusa Imana igomba uburyo wihangana Yesu ashimwe cyane ariko uzi guhomba komeza ugasenga uzi kurara kunge komeza ugasenga uzi gukubwa komeza ugasenga ntusakuze wa mudamu Imana igomumugisha uburyo wihangana ukanda umugabo wanywa inzoga ariko kihangana wa mugabo Imana igomumugisha uburyo wihanganira umugore wa mukobwa Imana igomumugisha uburyo wihanganira ubusiri batera Imana igomumugisha uburyo utinze ku cyo kidendezi Yesu akugirire neza kandi agohereza umugisha amen reka dusenge Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndasengera uyu mwana w'umukobwa utegereje mariage wayimubwiye mu nzozi uyimubwirira ku musozi uyimubwira mu ijambo ndagusabye ngo uyimuhe reka umukorere buno bukwe papa mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti reka Imana iguhereze uyu musore ngo kuba musabye mwakire akira umusore Imana guhaye akira umusore Imana iguhaye ndongeye ndasengera uyu musore nawe ushaka umukobwa uri mu mugambi w'Imana ndamusengeye mwana muhereze uyu mukobwa bazubakana urugo bagakora umurimo wawe amaze igihe amusengera kandi warabimubwiye reka mubone data abona umukobwa mwiza uvuye ku mugambi w'Imana abona umusore mwiza uvuye ku mugambi w'Imana maze ururuko rwubakwe kandi ruhagazwemo n'imbaraga z'ijuru haleluya reka sengere gutwita Mana mu izina rya Yesu sengeye gusama sengeye gutwita ndasenze Imana ikore ku iyo nda yawe Imana ikoreho nawe Imana ikore kuri iyo nda yawe mu izina rya Yesu Kristo ndirukana umukutuma udasama ndirukana umukukubuza gutwita ndasenze ngo Imana iguhe gutwita kandi Imana iguhe no kubyara n'impanga Imana ziguhe ni batatu Imana ibaguhe ni umukobwa Imana imuguhe ni umuhungu Imana imuguhe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndagutwikiza imbaraga zisumba byose reka utwite kandi ubyare maze benshi bazatangazwe n'ikimana igukoreye mu izina rya Yesu amen kasengera ibindi byifuzo bisanzwe Imana tugirire neza dusenge Imana idukure ku kidendezi kandi tubwire Imana yohereza imbaraga zayo ku buzima bwawe reka senge Imana yera Imana ikiranuka ngweretse uyu muntu uri kureba inyigisho hari ikidendezi yicayeho ari mu kibazo abantu batakemura uyu muntu uburwayi yari afite yarahamaze igihe ari kuhageze ntabwo witaye ku minsi n'imyaka ahubwo imbaraga zawe zaramanutse zimukura mu kibazo zimushyira mu gisubizo uyu nawe afite ikibazo cy'inzu ye iri muri credit afite ikibazo cy'urugo rwe afite ikibazo cy'abana be afite ikibazo cy'ishuri afite ikibazo cya visa afite ikibazo cyaho gusengera afite ikibazo mwami cy'imikorere n'imikoranire ndakwinginze mwuka w'Imana manura imbaraga ku buzima bw'uyu muntu yakira imirimo mishya adepoje heshi mamuhamagara akamenya ko akazi katanzwe ariko ndakwinginze muremera intebe nzima muremera aho gukora hazima Yesu Kristo hindura umugabo we hindura umugore we Mana ndagusaba kuko wakuye umuntu ku kidendezi agasubira mu buzima busanzwe akongera agatabarwa akongera akarya akongera akambara akava ku gisuzuguriro ari nako ufata uyu muntu udukurikiranye umukure mu kibazo umushyire mu gisubizo maze amateka y'ubuzima bwe ahindurwe n'iri sengesho ahindurwe no kukwizera iri jambo ndaryohereje rigenda rimukoreho iri jambo ndaryohereze rigenda riguhumure iri jambo rikuremera igitangaza kitajojoba rikuremera igitangaza cyumutse rikuremera igitangaza gituma abantu bamenya ko yo wasenze ari yo kwizerwa nagushimiye Mana karokuye uyu mukobwa ku gisuzuguriro ndumva Imana ivugana nanjye mu mutima topele vole kide se deta de vole sa detail ndumva ijwi y'Imana rimbwira ngo ngubwire ngo nubwo watawe nubwo waretswe nubwo wanzwe ariko imbaraga Yesu akoherereje zigiye kuguhindura ubuzima ndumva ijwi rimbwira mu mutima
ngo mbwire uyu muntu uhangayitse kubw'ikibazo cy'ideni, kubw'inzu yawe, ngo kwibaza kubaza guteza cyamunara, aho uhangayikiye Uwiteka akaje gukura mu muhangayiko, kandi urimo gusaba Imana ngo Mana ndashaka ubutabazi bwihuse, nabwo Imana yohereje Mwuka Wera agufashe kumva aya magambo, kandi umutima wawe urushaho gukomeza kumva ubuhanuzi. Nanone cyanyuma soza nuko numvisha Umwuka w'Imana mumaze iminsi usaba ije kuguhuza n'umugisha wawe. Umwami aguha umugisha, nyemera Mana umugirire neza, imbaraga zawe zibane nawe, kandi umuremere ishimwe, kora igitangaza, kandi umuremere ikintu gifatika, ikibyugambiriye kuri we be umugisha. Urakoze kumugiriye neza, urakoze kumutabaye, urakoze kushoje ubuhanuzi, urakoze ko imbaraga zawe zimukuye mu kibazo muri aka kanya, mu izina rya Kristo Yesu, amen.